Yes, Code Rap TV show ngiye kubasuza cyane basaza meze mute muri tiyari muriteguye tubagezeho amakuru ameze neza muzane rutwe twanyu mwicare muzane dusonga bugari mukirango tubagezeho stories tubagezeho amakuru mudakwiye gucikwa no kuri Code Rap TV show. Ngiye nitwa Confiance, big up yourself bro. Tuje kwabwira iki sasa, tuba tubafite amakuru menshi cyane kandi turabakunda ko maze gufata time yanyu mukaduha umwanya mukamenya buri kimwe twabahaye. So subscribe no turabikora kugira ngo uri gucikanwa kuko inkuru zikugeraho ni nyinshi. Urumva rero utabikoze ntabwo wamenye ko tayari, ntabwo wabona notification yango ikora aho ngaho. Ubundi tubane neza cyane, ndashimira Shema Yves, ngira ngo muri kubona neza yo kubakubita stories zimeze neza, mukomeze muze kurikirane. Ndi Confiance nyine nje kumukora mu ngata mvuga nti muri tayari mbagezaho amakuru tugaruke mu kanya gato cyane, tugenda tureba ku bintu byifashe. Yes, tugiye kuvuga kuki? Tugiye kuvuga kuri couple isa nkaho yaritse amateka mu gihugu cy'u Rwanda. Couple umuntu atabona ibyo avugaho ngo birangize. Couple umuntu yavuga ibintu byinshi cyane. Couple bihe byose. Couple mu basitari duvuga ko yabimburiye abandi. Couple y'umuhanzi ukomeye. Couple umuntu yavuga byinshi cyane. Ngo turavuga Muyumbo Thomas cyangwa Tom Close ndetse n'umudamu we Tricia. Abangabo bari mu bakoze ubukwe mu bambere cyane, bari mu bakoze ubukwe twavuga muri generation y'abastari y'abahanzi kuri ubu munsi bakomeye. Tom Close mu bawimburiye ari mbese mu twavuga ko mbese niwe wa mbere kuko turareba muri generation de Tom Close ngo harimo ba The Ben, Meddy, King James n'indi abo twavuga ko bagiye bagira nabo bagukora. Ubwo nyuma ni Meddy yenda na muri generation na Riderman nawe yarashatse. Then The Ben nawe asa nkaho ari byo arimo. King James nawe biracyavugwa ariko bisa koze uyu Tom Close cyangwa Muyumbo Thomas niwe wabimbuye abandi mu gushaka umugore uyu nyine Tricia. Icyo twakubwira cyo mu make kuri Tom Close kuri biography niwe wa mbere wagize wegukanye Primus Guma Superstar ku nshuro ya mbere ubwo nyine yatangizwaga akaba we yegukanye. Nubwo havuzwe byinshi cyane ariko nanone nta washidikanya ko yarayikuye kuko uyu musore nakubwiye umugabo of course yari yakoze ibikorwa byinshi, yarakoze byinshi cyane. Niyo mpamvu kuri uyu mwanya twese nta watinye kuvuga ko ari legend muri uyu muziki wacu nyarwanda cyane. Nyine muri icyo gihe wasaga nkaho ukiri kwiyubaka byinshi cyane byaba bitaraza, nta social media nk'izi munsi zihari byinshi cyane. Rwari urugamba rukomeye cyane bakoraga, ariko asa nkaho yabashe kugeza ku international. Abantu benshi baramumenya, ngira ngo nubwo yatwaraga Primus Guma Superstar nabwo yategurwa ku nshuro ya mbere. Hanakozwe yanabashe no gukora yabashe gukora collabo cyangwa yabashe gukora n'umuhanzi ukomeye cyane Sean Kingston w'umunyamerika. Nubwo yenda twavuga ko itabaye successful cyane nubwo yenda nta bijyanye na promotion byigeze bibaho, binatandukanye no kuri inshuro ngubu. Muri kino gihe ibintu byoroha cyane kumenyekanisha ibikorwa by'abahanzi bitewe n'ama platforms yabaye menshi cyane kuko ma Instagram icyo gihe ntabwo yari ahari. So ni byinshi cyane twavuga kuri Tom Close, ariko reka tugaruke kuri couple muri rusange twahereyeho. Ubwo twatangiye tuvuga ko we nubwo yari umusitari yarazwi cyane, ariko umudamu we ngwityo Tricia ntabwo yarazwi mu itangazamakuru, nta bintu birenze yarazwiho. Nicyo twavuga, nta bintu byinshi cyane yarazwiho, ahubwo nubwo kuri uyu mwanya ari umusitari birumvikana kuko gushaka Tom Close ubwo ari umuntu uzwi nta gitangaza kirimo cy'uko nawe yagombaga kwita amenyekana, izina rye rigapushinga cyane naryo rikamenyekana.
uyu Tricia ikintu tugiye kumuvugaho ni ifoto ya gisohotse iri ku mbuga nkoranyambaga yakomeje kuvugisha abantu benshi bibaza bati uyu mudamu umeze bite, uyu mudamu kari mwiza, bigaragara ko ari mwiza cyane akenshi bitewe n'uko wenda atagiye gukunda kujya mu itangazamakuru cyangwa ku mbuga nkoranyambaga cyane ngo azigaragareho, abenshi nyine baratungurwa kwibaza. Ndatekereza mu gihe bamaranye bamaze kubyarana abana 4, so nubwo bafite 5 badotse ariko bamaze kubyarana abana 4, ukibaza ni gute umuntu ubyaye inshuro enye yakabaye kigaragara gutya, gifite look, gifite appearance, banashaka byibazaho. Kuri uyu mwanya turi kubona abasitari bari gushaka n'abadamu beza, turi kuvuga The Ben, turi bati Pamela ni mwiza, kandi kuko nibyo ntabwo nje kubihakana, ntabwo wari mvije kubivuga ko atari ko bimeze, nibyo koko. Ariko nanone ufite kwibaza Tricia niba yibarutse inshuro enye, ufite kwibaza akigaragara uko agaragara bimeze bite, kandi no muri icyo gihe muri kiriya gihe twavuga yashakanyeho na Tom Close, nabwo yari mwiza cyane pe, yari mwiza, ariko yenda ntabwo twavuga ko cyari kuvugwa cyane birenze bitewe nuko icyo gihe social media zari zihagaze, nta byinshi cyane byavugwaga, ntabwo habaga hari aho kubivugira henshi. Ariko ni umudamu mwiza, ni umudamu mwiza ubyange mu byemere, ngira ngo amafoto arababwira, ngira ngo yabiteye n'ifoto nyine yagaragaye bifotoje bari kumwe, ariko Tom Close nyine ari kumwe n'umudamu we, couple nziza. Kandi ikindi twanavuga ni couple ntangarugero, twakunze kumva abasitari bashakana kenshi kumva ngo batandukanye byagenze bijyana gutya, ariko twavuga ko kuri Tom Close ndetse no Tricia ntabwo byigeze bibaho cyane, ntabwo ari ibintu twize twumva ngo ni ibintu zasaga zimeze gute na gute. Akaba ari ibintu byiza cyane, couple itanga urugero rwiza, abantu n'abandi bakaba banareberaho. So ikindi twavuga kuri Tom Close, uyu nguyu ubuzima busanzwe butari umuziki cyane, ko ngubu atakiwukora cyane cyangwa se atakiwugaragaramo cyane nka mbere. Ubusanzwe mu muziki yakoze cyane, yanabarijwe mu nzu itegura ikanatunganya umuziki nyine Kina Music, nyiri producer Ishimwe Clement. Ikindi uretse iby'umuziki, uyu nguyu ni dogiteri, ariko ngubu akaba yarazamuye atakiri dogiteri gusa uvura, ahubwo akaba akuriye ikigo gishinzwe gutanga amaraso, kugira ngo yahazamu muri uwo mwanya na Perezida wa Repubulika. Ari ibintu byiza cyane, ngira ngo ni byinshi cyane twavuga kuri Tom Close. Gusa ni legend, ni umuhanzi ufite icyerekezo, ni umuhanzi wakoze amateka, benshi muzi indirimbo ze zabiciye bigacika mu myaka yashize, ariko na n'ubu ngubu umuntu acyumva ukumva zifite umwimerere. Icya gihe habaga zitanga message cyane indirimbo nyine zibanda ku rukundo, birumvikana. Muri rusange twavuga ko ino couple yakomeje nyine, abantu benshi bakomeza kuvuga ko bavuga ati uyu mudamu ko ari mwiza nyuma y'iki gihe cyose. Nibyo koko, nibyo twavuga nyine, ariko ari uko bihagaze. Naho ubundi iyi ngiyi ni Code Rap TV show, njye nitwa Confiance, mukomeze mubane natwe tubagezeho byinshi cyane. Stay touch.